tubahaye ikaze nanone kuri YouTube channel yacu Electro Power Academic. Ni YouTube channel yashyizweho kugira ngo ifashe abitegura neza examen yaba muri P6, Senior 3 Troncome na Senior 6 muri General Education cyangwa se Level 5 muri TVET. Iyi Electro Power Academic yifuje ko twakoresha indimi zombi kubera ko yagenewe gufasha Abanyarwanda, ubwo n'Icyongereza n'Ikinyarwanda. Muri iri somo rero tugiye gufatanya gukosora ryitwa PICO Hydro Power Plant. Ni isomo cyangwa se subject dusanga muri Electrical Technology, aho ryiga cyangwa se rikanasobanura uburyo dushobora kubyara umuriro dukoresheje amazi. Njye rero tugiye gufatanya muri iri somo ryitwa Damasanzarana. Tukaba rero tugiye gutangira ku kibazo cya mbere, aho kitubwira ngo identify the 5 factors to be considered while selecting the site of hydropower station. Mu gihe mugiye kubaka hydropower plant yawe, uba ugomba kugira ibyo ushingiraho by'ibanze uko tugiye kubibona. Mbere na mbere icyo tugomba kwibandaho ni availability of the water, amazi uburyo aboneka. Hari uburyo ushobora kubaka hydropower plant ku mugezi ushobora kuzakama igihe runaka, ariko ni itegeko ko tubanza kureba ese wa mugezi ufite amazi angana ate, ese muri sama mu gihe cy'impeshyi ntabwo y'amazi ashobora kuzakama. So the first one to be considered is availability of the water. The second one, topography. It's the region or the site with the high mount. The third is the natural flood. The fourth is the transportation facilities, how you can carry your equipment, like the turbine generator, because it is somehow heavy. So that's why you have to know if there are some facilities to transport your electromechanical equipment. The last one, yes, land cost and the space requirement. Hydropower plant require huge land space for constructing dam, penstock, and the powerhouse. The last one is the reliability of supply. So we need the sufficiency of water. So that's why we consider this one if we can find a reservoir requirement to meet with the output designed to the power station. The secondary one refers to the classification of hydropower plant and match hydropower plant types with their corresponding generation capacity. In the hydropower plant, we have different types of hydropower plant. So we have ones for classified hydropower plant refer to the generation capacity. First one we have PICO, we have mini, we have small, small hydropower plant. Also we have the medium, we have large, we have super, and so on. So below we have the table for corresponding or matching the capacity of the power plant and their generation output coming out of another matching classification of hydropower plant to their capacity generation. Dufite ingero nyinshi, dufite mini, small, large, medium, there are the one which is called the PICO and the super. So for this one, we are asked to match
their generation capacity and their types of power plant. For the first one, for example, we have from 100 kilowatts to 1000 kilowatts. This one, we are asking to match this one to their corresponding types of hydropower plant. This is for mini hydropower plant. The second one, we have 1 megawatt to 15 megawatt. We are asking also to match this output of generation to the corresponding type. This is small hydropower plant. From 50 kilowatts up to 100 kilowatts, this is medium. And the last one, we have above 100 megawatt. This is large. Okay? So we have the third one's question, which select 5 methods used to measure water head from the list of measurements given below. First one, we have level methods. We have the second one, bucket methods, spirit level methods, frost methods, site level methods, topographic map, sort generation methods, and the altimeter method. The last one is the inclinometer and the isometer. This is one, it is the difference methods used to measure anything or something in hydropower plant construction. But here, we are asking to choose, to pick the some methods used to measure water head. Water head means the difference between turbine or trainless output to the turbine up to the headless. The first one, we have a level meter. This level meter is used for level meter. This is the first one. Float meter does not used for measuring water head. Site level meter, this is used. Site level. The third one is topography. Also, this topography used for measuring the water head. This is historic. It is not used for measuring water head. Altimeter is the key point or instrument used for measuring the level of water head. Inclinometer also, it is used for measuring the water level, and also isometer, it is the instrument or method used for measuring water head. The fourth one, explain the flowing terms. Catchment area is the first one. Catchment area, it is the area. Is the area behind the dam where collect the land water and their treatment. Is the area behind the dam where we collect the land water and their treatment and for creating the forebay. Dam, this is the civil structure used for creating
the reservoir and water head requirement. Dam ni urukuta bubaka, ushobora kuba ari umusozi cyangwa se ari urwubatswe ruri artificial rutangira cyangwa se rwifashishwa mu gutangira amazi kugira ngo bakore pondage cyangwa se bakore reservoir yo kugomera amazi kugira bazabone amazi bakoresha kuri hydropower plant n'imbere mu gihe wa mugezi ushobora guhindagurika muri floret yawo. Icya gatatu ni spillways ni agace bakora k'umugezi hejuru hafi ya reservoir kugira ngo kadufashe kudischarginga y'amazi ari muri reservoir mu gihe reservoir ishobora kuba yuzuye. Ya reservoir ishobora kuzura ikamena amazi muri powerhouse cyangwa se ishobora kuzura igateza isuri. So providing spillways kugira ngo bakore discharge channel mu gihe reservoir yuzuye. This is the auxiliary channel or stream used for discharge the reservoir. Ni ikoreshwa kugira ngo badischarginge reservoir mu gihe ishobora kuba yuzuye kugira ngo y'amazi atazameneka muri powerhouse. The things what we have to explain, water hammer effect. Water hammer effect ni imihindagurikire ya flow rate muri hydropower plant system mu gihe amazi ashobora kwiyongera vuba cyane n'igihe ashobora kugabanuka vuba cyane. Ibyo bizateza muri guhindagurika kwa frequency kuri national grid, biteze ikibazo cya prime cyo kuri turbine n'ibindi bibazo byinshi. Actually, water hammer effect is the change in pressure rapidly above and below normal pressure. Water hammer effect is the change in pressure rapidly above or below normal pressure. Water hammer effect uko turi kubibona ni imihindagurikire ya pressure muri system y'amazi ashobora kuzamuka vuba cyane cyangwa se agahita amanuka. Nanone ikunze kuba ino water hammer effect ikunda kuba muri types ya hydropower plant handi tuba twakoresheje pump storage hydropower plant. Iyi ngiyi mu gihe dutangiye gukoresha za pump, ya pump ishobora kuboosting igatanga amazi menshi cyane mu gihe gitoya. Icyo gihe tuzabona water hammer effect. Kugira ngo turwanye ino water hammer effect niho dukoresha surge tank for providing the protection of that pressure change. Ese ku kibazo cya gatanu kiravuga ngo hydroelectric power cyangwa electroelectric turbine is a prime mover that converts energy of flowing water into mechanical energy. Ubusanzwe mu nganda z'amashanyarazi zikoresha amazi tuba dufitemo kiriya gice cya turbine, akaba ari igice cy'ingenzi gikonvatinga kinetic energy into electrical energy through
the mechanical energy provided into that turbine as prime mover. Ikibazo kiri kutubwira ngo tuvuge nibura paramita enye cyangwa se ibice by'ingenzi bine dushobora kwibandaho mu gihe turi guhitamo ubwoko bwa turbine turi bukoreshe muri hydropower plant yacu. Tubonye ko turbine ari igice cy'ingenzi muri hydropower plant kugira ngo kize gukompantinga ya mechanical energy dukeneye kuri generator. So we are asked to mention 4 parameters to be considered when selecting the turbine type. Ikintu cya mbere tugomba kwibandaho mu guhitamo turbine dukoresha cyangwa se turi bwesitare ni discharge. Iyi discharge ni kimwe na flow rate. Iki ni igice kimwe twibandaho cyangwa se dutekerezaho mbere y'uko duhitamo turbine dukoresha, kureba ngo ese discharge aribyo byo kuvuga ngo amazi ahari y'umugezi wacu flow rate ni mita per second, ese flow rate yacu ihagaze bite. Ikindi cya kabiri twitaho ni water head. Iyi water head ni ingenzi kubera ko niba dufite head ndende turakenera some specific turbine idashobora gukoreshwa ahandi dufite head ntoya. Ikindi cya gatatu twitaho ni power output. Ikindi cya gatatu power output nayo ni key element to be considered when selecting the turbine. The fourth one is efficiency of the hydropower plant. Ikindi cya gatanu twitaho ni natural of load. Ubwoko bw'amarodi tugiye gukoresha, uburyo azaba ateye. Dufite byinshi twahitamo ariko reka turekere ibingibi bitanu bari batubwiye wavuga cyangwa se ukanarenzaho kuko hari nyinshi cyane, hari parameters nyinshi cyane dukonsideringa mu gihe turi guhitamo ubwoko bwa turbine turi gukoresha. The sixth question, we have the group of tools, hand tools, power tools, meter and equipment. In the measurement or in the hydropower plant, we have different tools. Tuba dufite ibikoresho byinshi bitandukanye, ariho tuba dufite ibikoresho dukoresha n'intoki gusa hand tools, ibikoresho dukoresha kuko twabanje kubisapurayinga power tools, tukaba dufite ibikoresho dukoresha mu kumejaringa different physical quantities, yaba ari metero zisanzwe, yaba ari ingano y'amazi, yaba ari ingano y'umuriro turi gusohora, yaba ari ubwiza quality of generation output. Also we have equipment. This equipment zishobora kuba ibikoresho by'ubwirinzi, ibikoresho byo protectinga yaba ari umuntu, umubiri w'umuntu cyangwa se protectinga parameters zaba ziri muri power plant. So first example that should be put in this element group, we have hand tools cyangwa hand drilling machine. Iyi ngiyi ni ya mutobozi ya foreze, iyi ngiyi tukaba turi buyishyire muri bya bikoresho bigomba gukora ari uko biri supply. First hand drilling machine. This is the power tools. Dufite iya kabiri pressure gauge. Iyi pressure gauge ni igikoresho dukoresha dupima pressure iri muri turbine
pressure iri muri penstock pressure aho tuyifite hose dukoresha ino pressure gauge. This means this pressure gauge should be placed in meter pressure gauge. The third one we have rotary machine, rotary hammer. Iki ni igikoresho kiba gifite umutwe w'ibintu ushobora kwizunguza mu gihe dushaka guhamaringa cyangwa se gutsindagira ikintu runaka. Bivuze iki nacyo gikora nubwo kiri supplied ariko ni power tools, rotary hammer. Rotary hammer. The next one is the lifting crane. Iki ni cya gikoresho dushobora gukoresha muri power plant kidufasha guterura ibintu biremereye cyane byo mu matoni. Iyi ngiyi nayo ikaza muri lifting, ikaza muri power. Lifting power crane machine. Ikindi dufite ni hand riveting machine. Iyi ngiyi ikoresha intoki, hand riveting machine. Indi dufite ni hacksaw, urukero bisanzwe, ni intoki bisanzwe ntabwo ukenera kuba iri supply. Hacksaw. We have radar ni urwego rudufasha kugira ngo tutaza guhanuka ariko rukanadufasha kugera aho tudashobora kugera. This is equipment, radar. This is equipment. Tachometer ni instrument idufasha gupima speed rotation yo kuri shaft, yaba ari iya moteri, yaba ari kuri turbine cyangwa se iya generator. This is tachometer is putting meter, tachometer. Tachometer is oximeter. The next is the helmet. Helmet ni ya ngofero twambara kugira ngo ibintu bidashobora kutugwira. This is also equipment, helmet. This is equipment. Safety shoes ni inkweto tugomba kuba twambaye zidashobora kuba zafatwa n'umuriro cyangwa se waba ubaye electrocuted ukaba utagirirwaho ingaruka nyinshi cyane n'umuriro. Izi ngizi nazo ziri muri equipment, safety shoes. Safety shoes is located into equipment. The seventh question, differentiate the run-of-the-river power plant with pondage and the run-of-the-river power plant without pondage. Iki kibazo kiri kutubaza ngo nidutandukanye ubu bwoko bubiri baduhaye bwa power plant. Ubwoko bumwe baduhaye ni run-of-the-river power plant without pondage. Mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo ni ubwoko bwa power plant bufite reserve, bwakoreweho reserve cyangwa se pondage. Pondage is also the reserve of pondage. And then compare with the run-of-the-river without pondage means ni hydropower plant idafite reserve, ikaba ifite uburyo bwo kudirectinga ariya mazi from the stream river direct to the turbine. This run-of-river with pondage, run-of-river with bondage. This is the power plant in which having the reservoir for catching the water. While without bondage,
is the power water of the river directly to the system. This is the difference between runoff river with bondage and the runoff river without bondage. In the same way, ni ubwoko bwa power plant dukora hamwe twakoze reserve yo kuvomera amazi kugira ngo mu gihe cy'impeshyi cyangwa se tubonye discharge cyangwa se flow rate y'amazi agabanutse, twifashishe ya reserve mu buryo bwo kwincrizinga efficiency ya power plant. Mu gihe iyi power plant yarariva without bondage, iyi ngiyi ikoreshwa hahandi bizeye neza ya flow rate itazigera ihindagurika, cyangwa se bakaba badakeneye producinga wenda umuriro mu gihe cya flow rate yagabanutse, bakaba bashobora guhagarika power plant. Ariko iyi without bondage ntabwo ikunda gukoreshwa kubera ko nta efficiency ihagije iba ifite. Tugeze ku kibazo cya 8 aho dufite gross head over net head. Bari kudusaba gutandukanya gross head hamwe na net head. Gross head ni level ibiri hagati ya tailless hasi tuvuye neza kuri drive tube ya turbine to the headless kumera neza ya dam. Iyo difference, iyo level iri hagati ya tailless and the headless, that is called gross head. Is the difference between tailless level and the headless. The next question, differentiate penstock from tailless as the part of the hydropower plant. Iyi penstock ni yatiyo nini cyane ivana amazi kuri reserve, hahandi twagomereye amazi ariko twita kuri reserve. Noneho iyi tiyo ni nini cyane idusaba cyangwa se idufasha kuvana y'amazi kuri reserve tuyajyana kuri penstock. While tailless ni civil structure, ni channel bubaka inyuma neza kuri outlet ya turbine idufasha gusohora y'amazi yarari kuri turbine amaze gukaraga turbine abasohokera anasohokera niho twita kuri tailless. So penstock is the biggest pipe used to carry water from reservoir to the turbine, while tailless is the channel used to convey water from the draft tube of the turbine. The third question, at hydropower, different measuring instruments are used for various purposes. Use a diagram to show how their flowing instrument must be connected in the circuit and provide the role of each instrument. Muri hydropower plant dukeneramo ama different instrument kugira dufashe gupima za signal ziri electric, za parameter tuba tuzi dufite muri electric. Iya mbere dufite ni ammeter, iya kabiri ni voltmeter, iya gatatu turaza kubona ni wattmeter, indi tuze kubona n'izindi zitandukanye harimo na za ohmmeter. Iyi ammeter ni instrument idufasha gupima current, yaba ari direct ariyo twita DC current cyangwa se alternating current within the circuit. They are asked to use a diagram which shows some questionnaire how to connect those parameters in the circuit. Actually, ammeter nka instrument kugira ngo tuyiconnecte cyangwa se tubone values ziri accurate, nuko ibigomba kuba iri connected in series with rod. This is rod. This is the rod.
This is the resistance. This is the load. Ammeter should be connected in series with rod. When we connect ammeter in parallel with rod, this is ammeter akukagihitisha. Ammeter ntabwo tugomba kuyikonekta in parallel na rod. Uko yagenewe kubera ko ikora muri short circuit method, tugomba kuyikonekta in series with rod. Voltmeter nayo instrument idufasha kupima voltage within the circuit. So the connection of voltmeter should be connected in parallel with rod. Kuri voltmeter, the instrument n'ubundi idufasha kumejaringa ya power output muri hydropower plant. So the power in formula we have, it's a current times voltage. That's why we have one windings should be connected in series with rod, another windings is connected in parallel with rod. Another one we have the ohmmeter. Ohmmeter, it is an instrument in the hydropower plant used for measuring the resistance. Ku kibazo cya 11 ari kutubwira ko dufite generator ifite ubushobozi bwo gutambutsa cyangwa se bwo gusohora umuriro ungana na 100 kVA and operate at 480 volts. Then what is the size of circuit breaker would be appropriate for protecting the generator from overloading and short circuit? Kugira ngo tumenye mu by'ukuri current cyangwa se circuit breaker turi bukoreshe. Circuit breaker zose ziba ziri rated, CD ziba ziri rated muri current, niyo mpamvu tugomba gushingira kuri current duhitamo size runaka ya circuit breaker turi bukoreshe. Ku kibazo dufite apparent power. Iyi apparent power muri formula ingana na square root ya gatatu muri 3-phase system times current times voltage in unit kVA. So in the data we have apparent power ingana n'ijana, dufite na voltage ingana na 480. Current kugira ngo tuyibone dushingiye kuri apparent power ingana ni apparent power tugabanyije square root ya gatatu dukubyeho voltage, ari byo turi bukore tukabona 120.28 amperes. Muri calculating za protection ntabwo tujya hejuru y'icyo tugiye gupima gusa cyangwa random muri cyangwa twiboneye. Hari icyo twita range zashyizweho kugira ngo tumenye quantity ya current turi buzamuke kuri protective devices. Ahangaha dushizeho breaker neza ingana n'120 amperes. Iyi breaker yagitripinga mu gihe mbere ukuntu giteye. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo identify the 5 factors to consider while selecting the site of hydroelectric power stations. Ntabwo byose ngenda mbisoma ariko ndi kugenda mbibereka. Icya kabiri nacyo murimo murakibona, bababazaga iki gutanga classification y'ama hydropower plants, batanga ama puissance atandukanye, bakavuga ubwoko bwa hydropower plant, ukagenda ugira gute, ukagenda ubimacingana ubihuza. Icya gatatu nacyo murakibona, baravuga ngo select 5 methods used to measure water head from the list of measurement methods given below. Murimo murabibona. Icya kane nacyo baravuga ngo utange ibisobanuro za zino terme. Icya gatanu nacyo murimo murakibona. Dore icya gatandatu nacyo ukuntu kimeze, baravuza ngo groupe the hand tools, power tools. Muri kubyitegereza ngibi bibazo, reka nere kubatindira aze abereke ukuntu umuntu yabisubiza. Ni byiza ko ubikora
noneho warangiza ukaza kugereranya ibisubizo byawe n'ibye, kandi rwose turi hano ku bwanyu, waba hari aho utumvishe neza ukagira gute ukatubaza, turi hano kugira ngo tugusobanurire. Muri kubona noneho ukuntu duhita tuza icya 13, icya 14, tukagera kuri section B, aho batanga ibibazo bitatu, aho batanga ibibazo ukaba wahitamo ibibazo bitatu. Oya, hano uba ugomba kugira gute, uba ugomba guhitamo n'ibyo bibazo bitatu, baba batanze ibibazo bigera kuri bitanu. Tukagira section C, aho batanga ibibazo bingahe, ibibazo bibiri, wowe ukaba wahitamo iki, ukaba wahitamo ikibazo kimwe. Ndagira ngo rero ibibazo murabibonye, nimurebe rero ukuntu mugenzi wacu agiye kugira gute, agiye kubibakosorera, noneho wabikora ukagereranya ibisubizo byawe hamwe n'ibya mwarimu wacu. Abashimiye rero, enjoy the video.